wiceceka, wiheranwa n'agahinda, vuga. Nibwo utazigera na rimwe ugira agahinda gakabije ku buryo wakwifuza kwiyahura. Muraho, nongeye kwishimira kubakira kuri YouTube channel yacu ya Kira Ministries. Nkuko mubizi, intego yacu ni imwe, no kugira ngo dusangire ibitekerezo, dusangire ubumenyi dufite, kugira ngo dufatanye, kugira ngo tubeho ubuzima twishimye ndetse ubuzima budafite ubwoba, kugira ngo tureme ejo hazaza. Rero uyu munsi tugiye kuganira kuri topic ikomeye cyane, ndetse topic ikomeye ijyanye n'indwara zo mu mutwe, cyangwa se rimwe na rimwe tujya twita depression. Hari abantu rimwe na rimwe batemera yuko depression ibaho, ukumva wenda bakoresheje indimi z'amahanga, ukumva umwe aravuze ngo depression is real, ni nko kuvuga ati koko depression ibaho. Mu by'ukuri indwara zo mu mutwe zishobora kukugeza ku gice cyo kurwara depression cyangwa agahinda gakabije, mu by'ukuri ni indwara zibaho, kandi ni indwara ikomeye, kandi ni indwara ushobora kubana n'umuntu ugasanga afite iyo ndwara y'agahinda gakabije, ariko utabizi yuko iyo ndwara y'agahinda gakabije ayifite. Ni nayo mpamvu rimwe na rimwe, kubera yuko muri sosiyete yacu, reka mvuge sosiyete nzi, sosiyete nyarwanda, hari ukuntu rimwe na rimwe nk'iyo umuntu akoze ibintu bidasanzwe, rimwe na rimwe abantu bamuseka, abantu bakamuvuga yuko ari igipfu, abantu bakitandukanya nawe, abantu bakavuga yuko nta bwenge agira. Ariko akenshi ibyo bintu bituma abantu bakora ibikorwa bidasanzwe, akenshi usanga bafite indwara zo mu mutwe. Ahangaha urugero rumwe tugiye kuvugaho rukomeye, runakomeye cyane, ni urugero rujyanye n'abantu biyahura. Hari igihe kimwe tubona nk'umuntu yiyahuye, ukabona umuntu yishyize mu mugozi, ukabona umuntu yitaye mu mazi, ukabona umuntu yanyweye umuti w'imbeba, ukabona umuntu yiyambuye ubuzima. Ibyo bintu rimwe na rimwe abantu bakavuga ati epo, ni imbwa, ni igicucu, ni ikigoryi, ni gute umuntu yiyahura. Reka nkubwire inshuti yanjye, intego yacu yo kurikira ahangaha ni ukugira ngo tukubwire ngo uriya muntu kwiyambura ubuzima bwe ku giti cye, nta wundi muntu yabigizemo uruhare. Biriya bintu biterwa n'indwara zo mu mutwe. Izo ndwara zo mu mutwe zikaba zifite impamvu nyinshi tugiye kuganira aka kanya, zituma ubwo burwayi bwo mu mutwe umuntu agera ku rwego abugira, noneho agahitamo kwiyambura ubuzima bwe. Rero nubona umuntu yiyahuye, ndagira ngo nkubwize ukuri, ukabona yamaze gupfa, ni ukuri icyo uzakora, uzarire, ugira agahinda, ariko unibaze n'ikibazo kimwe. Uvuga uti, iyo nza guhura nawe nari kumwumva, narangiza nkamugira inama y'uburyo atagombaga kwiyahura. Kubera ko kwiyahura ni icyiciro cya nyuma cy'agahinda gakabije n'indwara zo mu mutwe, cyangwa icyo bita mu ndimi z'amahanga suicide. Suicide bivuga kwiyambura ubuzima bwawe wowe ubwawe. Hari inkuru imaze iminsi igenda hano hanze y'umugabo bavuga ko yitwa Emma, gushoboka yuko ari Emmanuel, yafashe yikingirana mu nzu n'abana be babiri, afata, niba yarafashe ikibiriti, niba yarafashe brike, aritwika. Nshuti zanjye, murazi niyo agatonyanga ka buji kakuguyeho ku kuboko uburyo ubabara. Iyo ukoze ku isafuriya ishyushye uburyo ubabara. Iyo amazi akuguyeho uburyo ubabara. Ariko umuntu afata umwanya arikingirana, aritwika. Ni agahinda gakomeye cyane. Rero nta muntu muzima ushobora
gukora biriya bintu. Nta muntu ufite imitekerereze mizima ushobora gukora kiriya kintu cyo kwiyahura ukitwika. Nta muntu muzima wiyahura. Umuntu wiyahura aba yamaze guta ubwenge, aba yamaze gucanganikirwa, aba yasaze. Mu yandi magambo, mu mvugo mu by'ukuri itari iya kiganga, aba yasaze. Nuvuga ngo aba afite uburwayi bwo mu mutwe bwamurenze bugatuma agera ku rwego rwaho yiyahura. Icyo gihe rero uwo umuntu wagize uburwayi bwo mu mutwe, nta kindi kintu tugomba kumuherekeresha uretse kugira agahinda k'ukuntu twabanye nawe kugeza igihe agera ku rwego rwo kwiyahura, ariko twebwe wenda nta kintu twamufashije. Simvuze ko nta kintu twamufashije, ariko mushobora kuba mwaramugiriye inama, mushobora kuba mwaramuganirije, ariko reka nkubwire ngo uburwayi bwo mu mutwe nibwo bwatumye uriya mugabo yiyahura. Ntabwo yari akomeye neza mu mutwe. Ubwo burwayi bwo mu mutwe nibwo bita depression, agahinda gakabije. Ubushakashatsi rero bugaragaza yuko abantu 800 bapfa buri mwaka biyahuye. Mu byumva ukuntu bikomeye cyane. Abantu 800,000,000. Abantu bajya gusaga miliyoni biyahura buri mwaka ku isi kubera ibibazo cyangwa se impamvu enye ngiye kubabwira haruguru. Ibaze abantu 800,000 biyahura buri mwaka. Igitangaje, abantu 78% muri bo nabo mu bihugu bikenye n'ibihugu biri mu nzira y'amajyambere, low and middle income countries. Bagize 78% mu biyahura buri mwaka. Rero aka kanya tugiye kureba nizihe mpamvu zituma abantu biyahura. Tugiye kureba impamvu enye zikomeye cyane zituma abantu biyahura buri mwaka. Hari naho narebye none nsanga mu Rwanda byibuze abantu 12 ku bantu 100,000 mu Rwanda bariyahura. Tujya tubyumva abantu benshi biyahura. Ariko niwumva iki kiganiro ukabitekereza, ntabwo uzaba ukiyahuye, kuko niyo ntego yacu. Ntabwo ugomba kwiyahura. Kwiyahura ni ubugwari. Kwiyahura nuko uzaba utabashije gusobanukirwa ibyo tugiye kukubwira aka kanya. Ikintu cya mbere gituma abantu biyahura ni indwara zo mu mutwe, cyangwa se icyo twita mu ndimi z'amahanga mental health disorder. Icyo nicyo kintu cya mbere gituma abantu biyahura. Iyo mental health disorder niyo itera bimwe twita agahinda kakabije byitwa depression, bituma umuntu agira umubabaro kugeza igihe yumva adakwiriye kuba ku isi. Ikindi cya kabiri, ibibazo bijyanye n'ubukungu, cyangwa twita mu ndimi z'amahanga social economic challenges. Hari igihe kimwe umuntu agera mu bukene bukomeye bumurenze, akabona ntabwo arimo arabona ibyo kurya, wenda yari afite amafaranga, nyuma amafaranga akagenda agashira, akagera ku rwego rwo gusabiriza. Cyangwa ukabona ufite imyenda myinshi, ukabona iyo myenda ntabwo uzayishyura, ukavuga ati ubu ngubu icyo nkwiriye kuba nkora, nkwiriye kwiyambura ubuzima ngapfa nkagenda. Ibyo ngibyo ni iyindi mpamvu ya kabiri iri mu z'ingenzi zituma abantu biyahura. Ikindi cya gatatu ni amakimbirane mu muryango, icyo bita mu ndimi z'amahanga family conflicts. Izo family conflicts cyangwa se amakimbirane mu muryango ni hahandi umugabo n'umugore baba batumvikana, ugasanga bararwana buri munsi, ugasanga ntabwo bavuga rumwe, ugasanga abana mutangiye kubafata, mugiye gukoresha za DNA kureba niba uturemangingo
twawe duhuye n'utwe niba abana ari abawe, ugasanga umugore umugabo bacana inyuma. Ibyo byose bikagenda bikaba ikintu gikomeye cyane. Noneho byamara kuba ikintu gikomeye cyane, ugasanga bigeze ku rwego aho umwe muri abo babiri cyangwa se bombi biba viriyemo ibintu bikomeye by'agahinda gakabije, kugera igihe bashaka kwiyahura, kugeza n'igihe biyahuye. Amakimbirane yo mu muryango ni ikintu kibi cyane. Ugasanga umwe acaha undi acaha, umwe afite icyumba cye undi afite icyumba cye. Ibyo bintu iyo amakimbirane akomeje kuba maremare, bigeza ahantu abantu biyahura. Ubushakashatsi bwarabigaragaje yuko nayo ari imwe mu mpamvu zituma abantu biyahura. Ikindi cya kane ni ibibazo bijyanye n'uburwayi cyangwa se health issues. Hari igihe kimwe urwara indwara ikomeye, indwara zimwe zidakira, noneho umuntu akananirwa kwiyakira. Ugasanga umuntu yasanze wenda afite ubwandu bw'agakoko gatera sida, HIV, cyangwa ugasanga umuntu yasanze arwaye izindi ndwara zikomeye zidakira, noneho agahita ahitamo kwiyambura ubuzima kubera yuko yumva yuko ubuzima nta kintu bumumariye. Nubwo ngo ntabwo ashoboye kwihangana, bigatuma noneho yiyambura ubuzima. Izo ni impamvu enye ziza ku isonga kugira ngo abantu biyambure ubuzima, biyahure. Rero ni ingenzi cyane yuko umenya ibintu 4 cyangwa 5 ukwiriye gukora kugira ngo wirinde kugera ku rwego rwo kuba wakwiyahura. Mu by'ukuri nta kintu naba ngufashije nkubwiye ibintu bituma abantu biyahura, ariko ntanakubwiye n'icyo wakora kugira ngo wirinde kuba wagera ku rwego rwo kuba wakwiyahura. Icya mbere ugomba gukora kugira ngo wirinde kuba wazigera ugira na rimwe mu buzima kugera ku rwego rwo kwiyahura, ni ukuvuga ibikubabaje. Don't keep silent in your problems. Niba ufite ibibazo runaka, niba ufite amadeni, reba umuntu umubwire ibyo bintu byawe. Umuntu wizeye, wigumana ibyo bintu bikubabaje mu mutima wawe imbere. Niba nta nshuti ufite, genda urebe padiri wo kuri paruwase y'iwanyu, genda urebe pasiteri wo kuri paruwase y'iwanyu, genda urebe shehe wo ku musigiti w'iwanyu, genda urebe mukuru w'umudugudu. Shakisha umuntu wizewe, ugende umubwire ibyawe. Wiceceka, wiheranwa n'agahinda, vuga. Nibwo utazigera na rimwe ugira agahinda gakabije ku buryo wakwifuza kwiyahura. Ikindi cya kabiri, gerageza niba wumvise ufite agahinda gakabije, gerageza ushake abaganga. Ugende ujye ku kigo nderabuzima cyangwa se ahantu bavura indwara zo mu mutwe, ubabwire ati njye muri kino gihe sinkibona ibitotsi, singisinzira, nkora umutwe umbabaza kubera ko mfite ibibazo 1, 2, 3. Bazagufasha. Dufite Karayesi i Huye, dufite Indera hano i Kigali, hari n'ahandi henshi wenda ntazi, ariko genda wegere abaganga bo mu ndwara zo mu mutwe, hanyuma bagufashe. Ni ukuri ntabwo uziyahura, ntuziyahure, ntabwo uziyahura, uzarinda usaza, ntabwo uziyahura. Ikindi cya gatatu nuko gerageza gushaka inshuti mu by'ukuri zumva ibibazo byawe. Gerageza kureba abantu b'abavandimwe bumva ibibazo byawe, bakube hafi, ku buryo abo bantu mu gihe wagize ikibazo ushobora kubabwira ati nagize ikibazo iki n'iki n'iki, bakaba bakumva, bakagushyigikira, bakagufasha. Ikindi cya kane ari nacyo sorezaho, gerageza gushaka impamvu n'ibyiringiro by'ubuzima bwawe. Kumenya rero impamvu n'ibyiringiro by'ubuzima bwawe biva hehe? Biva mu gusenga, kumenya Imana, ukajya gusenga, ukiringira Imana. Jya mu rusengero, wiguma mu rugo ku cyumweru, shaka urusengero ujyamo
bakwigisha ijambo ry'Imana, wumve amagambo agusubizamo ibyiringiro, amagambo akubwira ngo nubwo waba waratakaje ibyawe byose nka Yobu, ariko birashoboka yuko ibintu byawe byakongera bikazamuka. Niba warapfushije abana bawe wakongera ukababona. Niba waratakaje amafaranga yawe wakongera kuyabona. Jya mu rusengero, ubu uraza kubona ibyiringiro. Mu nzu y'Imana, mu rusengero habamo ibyiringiro. Rero nakugira inama yuko wafata umwanya ukajya mu rusengero, ugafata ubuzima bwawe. Niba utazi Yesu, ukagerageza ukamumenya, ukagira Yesu Kristo nk'umukiza n'umucunguzi wawe. Muri Yohana ibice byaho 3:16 haravuga ngo nicyo cyatumye utanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Niki ijambo rimbwira muri Yohana ibice byaho 3:16. Nicyo cyatumye Imana itanga umwana wayo Yesu Kristo, kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Bivuga iki? Iyo ufite ubugingo buhoraho, iyo ni ya hope, ibyiringiro by'ejo hazaza, ntabwo ushobora kwiyahura. Ubu bizi yuko nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima bwiza. Nubwo ufite agahinda, nubwo ufite ibibazo, nubwo ufite umubabaro, nubwo ufite amarira, ubu bizi yuko ejo hawe hazaza hashinganye. Ubizi yuko ufite Imana yaremye ijuru n'isi, ifite mu biganza byawe ibitekerezo byawe, ifite ubuzima bwawe, ifite ubucuruzi bwawe, ifite abana bawe, ifite umugabo wawe. Ibyo byiringiro rero, icyambere ntabwo bikoze isoni, ariko icyakabiri bituma udashobora kugera ku rwego wiyambura ubuzima, kubera yuko ubuzi yuko ejo hawe hazaza ari heza. Rero soza kino kiganiro cyacu, inshuti yanjye, nuramuka ukurikije izi ngamba nkubwiye, ntuzigera wiyahura. Nuramuka ukurikije ingamba ukagira ibyiringiro mu buzima bwawe yuko ejo hawe heza hashinganye, Imana igufitiye umugambi mwiza, ntabwo ushobora kuzigera wiyahura, ahubwo uzabaho ndetse uzakora cyane utera imbere. Ndabashimiye cyane kuba mwakurikiye kino kiganiro cyacu, kandi mukaba mudukunda umunsi ku munsi. Dukomeze tubane kurikira, kandi mukomeze mudusengere, munadukunde. Murakoze cyane.